Ndabasuhuje Modeste ikaze cyane hano kuri Online Class One Kinyarwanda Channel. Iyi nyubako ndakeka muri kuyibona ni akanyubako kari simple kakorewe muri application yitwa Archicad. Twe tugiye kwifashisha AutoCAD kubera ko niyo ndebaho cyane. Tugiye kwifashisha dukore inyubako imeze uku neza twifashishije AutoCAD. Floor plan yayo ni iyi nuko imeze. Then aya ma section and elevations nikora yagiye bimeze, then ikaba suite cyangwa se perspective y'iyo nyubako. Tugiye kwifashisha AutoCAD. Murabona iyi ni floor plan yayo nuko iteye. Ikintu ngiye kukubwira ni uko iyi nyubako tuzayikora kugira irangiye kandi tuzayikora step ku step. Tugiye guhera kuri floor plan uyu munsi, ubutaha tuzakora iriya perspective tuzamure dushyiremo inzugi n'amadirishya, ubukurikiyeho dukore andi ma details agiye atandukanye. Ndagusuhuje rero ikaze cyane hano kuri Online Class One Kinyarwanda. Niba ari ubwa mbere ubonye video yanjye cyangwa se akaba ari ubwa mbere ubonye Online Class One Kinyarwanda, kabisa kanda ahantu hasi aho handitse subscribe, then na notification bigire on ku buryo video yose na uploadinze izajya kugeraho nta bintu byo kuganya habayemo gushakisha. Ikindi ni uko nyine hano dukora ibintu bijyanye na AutoCAD, dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, basics of AutoCAD, basics of Archicad software, tugakora zira internet tips and tricks, tugakora how to videos n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kora subscribe, then ibindi uzabibaza. Reka tuke gutinda. Ibi tumaze gukora tubiselectinge, then tudeletinge. Nitumara kudeletinga, mbere yuko dutangira muzi ko duhera gusetinga units, then unit turaza tuzishyire muri metero. Wandika unit ukaza hano ukagenda selectinga, haranasizemo 1 point, then mbakanze hitamo meter nako precision nsiga virgule rimwe, then hano naje nandikaho international, then nkanda OK. Unit zimaze gusetinga. Bimaze gusetinga unit, nta kindi rero ugomba gukora, itutangira gushushanya. Okay, turaje rero iyi nyubako nkuko nayiberetse floor plan yayo. Hano hari metero 21, then hano hakaba metero 6. Turaje rero dukande line, ndaje kate line, then hano nandikeho 21 n'igice kimwe, nkande enter, manuke hano 6.5 enter. Mu kwerekana direction gusa cyangwa kubengura kiriseri karebiye, ubundi ugahita wandikamo umubare enter, then hano 6.5 hande enter, nongere enter, kugira closing uriya murongo. Iyo umaze gukora biriya rero nta kindi kiba gikurikiyeho uretse gutanga thickness y'urukuta. Turaza rero twifashishije iyi offset cyangwa se ushobora kwandika offset hano muri command box, then bide kwandika 0.2. Mwibuke ko turi gukora muri metero, ubwo biriya bivuze ko urukuta rufite thickness ya santimetero 20. Kanda enter, then tumara gukanda enter tuze twerekane ya thickness. Iyo ukanze ku murongo werekana nyine, urabona ko ari kuza ahantu hagiye hatandukanye. Na hano tubikore uko tubishyiremo imbere. Murabona tumaze kubona umuzenguruko na thickness. Then icyumba cya mbere kiri kuri 6.1. Turaza twongere dufashishe offset, then specifying cyangwa se tuvuge aho dushaka offset kifata ni 6.1. Dukande enter, then tuze ku murongo w'inyuma twerekane direction, no kuri imbere twerekane direction. Ikindi undi murongo uri kuri 1.9. Turaza dukande space bar kugira repeat offset command, then tuze dukande 1.9, dukande enter. Tumara gukanda enter tuze dufate hano 1.9 yerekane direction na gutya tubikore kuri akandi gakurikiyeho ndakeka kari muri kabiri. Turaza dukande offset cyangwa se dukande space bar,
turangiza twandikemo kabiri dukande enter, tuze tuve hano kabiri na gutya kabiri, ni ibintu byoroshye. Okay, tumara kubikora kuriya ndakeka ikindi ni ukuva hano kugera hano harimo, ndi kubona harimo kabiri n'ibice icyenda, turaje dufate offset then twandikemo kabiri n'ibice icyenda dukande enter, tuze dufate hano kabiri n'ibice icyenda na hano kabiri n'ibice icyenda. Ndi kwihuta but wowe uzajya in details cyane nta benzi. Ariko nitumara gufata hariya kabiri n'icyenda, akandi kari hano kari muri kabiri n'ibice bitanu duteranyijeho rimwe n'ibice bibiri kabiri n'ibice birindwi gatatu. Okay, turaje dufate offset then twandikemo gatatu then dukande enter, turangiza dufate hano gatatu then dufate hano gatatu. Ndakeka ibintu bisa naho bihuza mu buryo. Ikindi ni uko hano harenzaho akantu gafite 1 meter, tuze dufate offset twandikemo rimwe dukande enter then tuze ka kantu nyine tukarenzeho ka metero imwe. Ikindi ni uko kuva hano kugera hano harimo akantu ka rimwe n'ibice bitatu, tuze dufate offset twandike rimwe n'ibice bitatu dukande enter, gutya twongere tubikore uko. Okay, ndabona bisa n'ibigiye kuba byinshi, reka tuze dutiriminge aha turi kubona tudakeneye. Trim rero ushobora kuyikora mu buryo bubiri, hano hejuru niba urabona ko handitse trim but ushobora no kwandikamo T R then ugakanda enter. Trim murabona ko ije cyangwa se ukaza ugafata trim nyine but ndakeka yose then ibintu uri kubona utarakenera ukaza ukabitiriminga byose. Murabona ko turiya tuntu nyine ndi kubona ntadukeneye, niyo mpamvu twose utuntu nakeneye ngiye kudutiriminga. Aka ndakeka no kariya karahari then akantu kadahari ni ukuza aka ntakarimo, aka nako ntakarimo, na kano ntakarimo. Ibindi murabona nyine ni ibyumba biba bisa naho bigabye, turaza dutiriminge ibintu turi kubona tutarakenera kugira ngo inkuta zigerageze kugaragara. Gutiriminga ni ibintu biba biri simple, ni ugukeka hariya ubundi wamara gufata command ya trim ukifashisha left click and scroll, ubundi akantu wanyuzeho kose naho ubusa naho ugatiriminze. Murabona ni ibintu byoroshye cyane, dutiriminge nyine kugira zino nkuta zise naho ziri kugaragara neza. Dukomeze dutiriminge but niba ari kuza cyangwa se ari ubwa mbere ubonye online class one Kinyarwanda kabisa, iyi video irebere kuri internet kubera ko iyo downloadinze ukavuga ngo urayirebera iwawe bisa naho nyine ukoze akantu katari keza, kubera ko nyine umuntu ukoze content ubusa naho umuhemukiye. Kudownloadinga mbese ntabwo ari byo tu. Okay, dukomeze dutiriminge na hano na hano, dukomeze murabona ko gutiriminga ni ibintu byoroshye, ni ibintu biri simple kabisa. Ni ugufata left click then ugascrollinga down cyangwa kudutiriminga utuntu twinshi icyarimwe cyangwa se ugascrollinga up. Nuko dutiriminga. Ndakeka ko muri kubona ko ari ibintu nyine byoroshye. Then iyo umaze gutiriminga utuntu twose uri kubona utazakenera, hariya hashobora kuzajya koramo but tuzareba nyine ukuntu tuzakora, tumaze kwikorera ibintu by'ingenzi. Okay, murabona floor plan isa naho igaragaye. Ikintu biri kubura ni inzugi n'amadirishya. Inzugi n'amadirishya na za hatch ndetse n'amatara. Inzugi n'amadirishya rero impamvu nashatse gukorera muri iyi layer ni uko nshaka ko tubereka layer yabyo. Tuze twandikemo layer
kiritinga layer niba utabizi scrolling down urabona mu video yanjye kiritinga layer then niturangiza tuze dukande kuri kariya kanyenyeri tumara kuhakanda ufate layer yitwa doors and windows then tumara kudukanda no kuri aka kantu kariya kantu kameze nk'ibara ubona rifite muri ry'umuhondo then dukande ok tumara gukanda ok layer tuze tuyikozinga turangiza tuze hano muri current layer hejuru hano dukirike muri ya current layer duhitemo ino doors and window then tuze ubwo byarangiye twagize current niyo tugiye gukoreraho tuze dufate line hano tumara gufata line tuze tumanuke gutya dufate umurongo nyine twikorere kuri then tuze dufate line cyangwa se dukore space bar repeat ya line command tuze specifying paste point tandike kuriya dufate gatanu dukande enter then tumanuke hano dufate 0 n'ibice bibiri dukande enter itambike gutya gatanu dukande enter then tuzamuke hano 0 n'ibice bibiri dukande enter tumara gukora biriya dusubire hano kuri offset specifying offset distance 0 n'igice kimwe dukande enter then dufate hano tumanuke 0 n'igice kimwe kuri karishobora kuba kagira block batiri katari kujya mu block n'utazi gukora block naho hari video nakoze kirike kuri video uraza kureba ukuntu bakora block nabwo duselecting kariya tumara kuselecting tuzi dufate copy then tumara gufata copy dufate iriya point tuze iyo tugire off then tuze dukirike hariya twongere dukirike hano iyo turangiye ubwo rero ni rya dirishya rimwe rifite metero 5 tumaze gukora ifite n'andi afite metero n'igice none dufate line amadirishya amwe tuyanyuze hano nitumara kuyarangiza dukande enter irindi dirishya wenda suppose ko riba rinyura kurenza enter irindi suppose ko riba rinyuza no irindi dirishya suppose ko riba rinyuza enter then irindi tuvuge ko riba rinyuza enter ndakeka irindi rishobora kuba rinyuze hano ugakanda enter tuzi rero dukorera amadirishya turaza dufate line then tumara gufata line dukore rimwe n'ibice bitanu kandi enter then umanuke hano 0 n'ibice bibiri enter tambike 0 n'ibice bibiri enter zamuke no hariya ndibeshye kano karamure kamadiritinge then mara kukadiritinga mfate line hano manuke 0 n'ibice bibiri enter then ntambike gutya rimwe n'ibice bitanu enter nuko ndimfate offset ndimfate 0 n'ibice bibiri enter ndangiza mfate idirishya no 0 n'igice kimwe 0.1 enter kugira kara karongo kazemo hagati nyine buriya okay kano nka selecting and deleting ate ndindi dirishya rifite metero line 1 meter enter manuke gutya 0 n'ibice bibiri enter ntambike kuriya 0 n'igice kimwe enter nzamuke naho ngiye kwibesha nza deleting then fate line fate first point hariya 0 n'ibice bibiri line then first point hariya 0 n'ibice bibiri enter then ntambike 1 meter enter okay nze mfate offset nimara gufata offset
offset distance ndabona irimo 0.1 inter then nze gutya muri kuriya nimara kuba kuriya ngere tuzominge kuriya tumara kuzominga tuze duhere kuri idirishya rya mbere kuri selecting tumara kuri selectinga tuze dukore copy iyi tuyigire off then tuze dufate 1 point hano tuze turishyire hano twongere tuze turishyire hariya ahandi rishobora kuba ryakwira maybe here okay murabona ko nyine ni ibintu biba byoroshye mu gukora copy then dukande escape tuze dufate hariya dufate copy na kano kadirishya gato dufate point imwe ariko tuze tugakopiye hariya twongere tuze tugakopiye hano ndakeka ibintu bisa naho biri kujya mu buryo then iri dirishya rinini turikopiye dufate copy hano tuze turikopiye control Z tuze turikopiye dufate iyi point tuze turikopiye hariya nta kibazo turaza kuri moving okay kano tukadeleting na kano n'aka then tuno turongo twose nyine two twifashishije tutudeleting hano tuze tuzuminge dufate iyi line n'iyi ni hano nyine y'idirishya dufate kano na kano after selection dukandemo nitumara kumuvinga dufate 1 point tuzamure hano wenda murabona ko byageze turangiza tuzuminge gake kuriya dufate pan tumara gufata pan turizane hano hagati igisigaye ni inzugi twongere kwifashisha line then tuvuge ngo hano haraba urugi twongere tuvuge ahantu wenda haraba urugi ahandi haraba urugi here hano naho haraba urugi then ahandi haraba urugi ni hano ahandi haraba urugi aha hano nikeka ahandi hashobora kuba urugi ni hano ahandi ni aha ahandi umuntu ashobora kuza hano agahita amanukana murabona ko hano haraba hari inzugi then kariya karongo tuke extending no extend then kaze gakore hariya wenda igisigaye rero ni ugukora urugi duhere ku nzugi nini zifite 90 duca akarongo 0.9 kandi enter ufate line 0.9 dukande enter tubwire tutanke 0.9 kandi double enter then ufate circle ufate center as this then tugire kuriya andike 0.9 double enter turangiza tuze dufate trim hano tumara gufata trim hariya tubikore kuriya mu kanwa ni urugi nyine rusembu then igisigaye ni ukuza tugakopiya rwa rugi twamara gukopiya tukarushyira ahantu nyine turi kubona bishoboka dufate copy then dufate 1 point kuri rwa rugi aha tubagire off then tuze turushyire hano ahandi ndi kubona bishoboka ni hano ahandi nikeka ni hariya then twongere duselecting rwa rugi tuze dufate rotating
uku kuriya then turuselectinge dufate kopi nabwo tugende turushyire ahantu nyine turi kubona bishoboka. Hano byashoboka ahandi haraba urugi maybe here ariko rwakudufungukira hanze. Okay, tube turetse kuriya twongere turuselectinge then dufate rotate, dufate 1 point kuri rwa rugi turotatinge kuriya. Tumara kurotatinga kuriya aho dushobora kubishyira no kadukore control Z then dufate runo rugi dukore rotate tuze rotatinge uko then select, nitumara kuselectinga dufate copy tuze dufate 1 point kuri rwa rugi tuze turukopiye hano. Ahandi maybe no tube turekeye aho then twongere turuselectinge turotatinge uku gutya, niturangiza turuselectinge dufate copy then dufate 1 point kuri rwa rugi tuze turukopiye hano. Ahandi dushobora kuba twarukopiya okay, twongere tuze turuselectinge, tumara kuruselectinga tuze dufate rotate then dufate 1 point rotatinge gutya, twongere turukopiye tuze dufate iyi point tuze turupestinge hano. Ahandi wenda kurupestinga tumanze turukorere mirror, dufate mirror tuze dufate na point tubigire gutya. Tumara kubigira kuriya dukore kuriya then dufate copy tuze dufate this point then tuze turukopiye hano. Tumara gukopiya hariya twongere turagenda gute turuno rugi tururotatinge then nitumara kururotate dukore no rotate, tanga komande nyinshi. Dufate rotate then dufate 1 point kuri rwa rugi turotatinge gutya, rotatinge then turukopiye dufate copy tuze dufate end then tuze turukopiye hano. Batera ndakeka ari runini cyafata na rotatinga, wamara kurudiretinga ufata line ukora ku rugi gato ufite 0 ufate line ukora ku rugi gato gafite 70, 0 n'ibice 7 ukande enter utambike hano 0 n'ibice 7 ukande enter then dukore double enter tuze dufate circle, nitumara gufata circle tubikore gutya tugire ya circle 0.7 enter. Tumara gukora enter tuze dufate trim, tumara gufata trim triminge utuntu then rwa rugi turukopi turuselectinge, turangiza tuze dufate rotate, tumara gufata rotate turotatinge uku then turuselectinge dufate copy, tumara gufata copy dufate 1 point kuri rwa rugi tuze turukopiye hano. Ndakeka ahantu hose hari inzugi hamaze kuboneka then tuze duselectinge za reference lines ya nyine twifashishije. Tumara kuyiselectinga yose duhite dukora delete. Tumara kudeletinga nerekana ko tukadeletinge, tumara kudeletinga kariya tuze dufate trim buri hantu nyine kugira ngo dufungure iriya miryango. Ahantu hose tuba trimingi, ahantu hose nyine turi kubona umuryango sorry then dukande escape, murabona ko floor plan isa naho iri kugaragara.
igisigaye ni ukuza tugafata haci, kano kantu aka haci ushobora no gutaka ku mpande ya haci batiri kagufashishe kano, kande haci numara kuhakanda hano ushobora kuza nyine ugahitamo haci uri gushaka usikororinze, deni mfitemo iriya nindangiza nze ngende ndi kuyishyira ahantu hose ndi kubona nyine ari ngombwa ko haza amahaci. Ndakeka ahantu hose uretse hano bisa naho ahantu hose hari amahaci birarangiye, ikindi ni ugukanda esikepu ya komande y'amahaci ukayireka, wamara kuyivamo ushobora kuza tuno igutaturizamo burosi ukatudiritinga, ushobora kureba buroke uzadukenera, igisigaye ni ukwandikamo tesite n'amadayimensheni, tuze hano kuri tesite tuhakirike rimwe, tuze sipesifayiningi tesite kona, tuze dufasirite indi kona, hano handitsemo ngo sitafu cyangwa se ugashyiramo paranteze ukandikamo ngo ticazi, ndakeka deni biriya birangiye ukirika ni poyinti ushaka, ikindi ni ukuza wenda hano nta rugi twahasize bati ntabenze ukuntu washyiramo urugi mwabibonye, cyangwa se niba usanzwe ubizi uraza kurushyiramo, ikindi nyine ushobora gukanda kuri sipesi bara ukadiritinga tesite komande, deni hano ukandikamo wenda basa, ubundi ukakirika kuri poyinti yindi ushaka, ikindi ni uko zino tesite ushobora kuzigira annotative kugira ngo nyine ujye uzihindura sikeli uko ubiboneye, urabona ko ziri kuza kuba nini, bati tuzigize annotative ukaza ugakanda hano kontorori wani uhita ufungura poropatizi za ziriya tesite, deni ukaza hano muri tesite sitayili ukaza ukareba niba ziri tesite dayiresheni anotesheni, hano kuri anotesheni ukahakanda ukagize zigize annotative, murabona ko ziri annotative, ushobora no kuba wazihereza annotative sikeli n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ndakeka mwarakoze videwo y'ukuntu wahereza ibintu cyangwa se wabigira annotative. Ndabashimiye, iyi ni videwo ya mbere yo kutwereka ukuntu tuzagera kuri iyi nyubako imeze uko twifashishije otikadi, kandi ndabizi nta kintu cyenda kutunanira, ibintu byose tuzabigeraho. Ndabashimiye, ndi Modeste, niba ari ubwa mbere nyine ubonye videwo yanjye, kabisa ndakeka ko sabusikarayibu kandi ko videwo ugiye kuzajya uzirebera kuri interineti nyine atari ukuzidawunilodinga. Ikindi niba wazana uri umuntu w'agaciro cyane kabisa, komeza ube tayari, videwo neza nyine irayikinge, ukore bya nyine byose bisabwa. Ndabashimiye rero, reka tureke gukora videwo ndende cyane, see you next time.